ababyeyi banjye babishe bakurikiranyije, umwe yapfuye kuwa gatanu undi nawe apfa kuwa gatanu. Muraho neza, ndabashuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Mutuyimana Jean Claude, umuhanuzi w'Imana nk'uko n'ubundi musanzwe mubimenyereye. Tujya dusengana n'abantu bagiye batandukanye bari mu mahanga agiye atandukanye, yaba ari Congo, yaba ari muri Omani, yaba ari n'abandi bari muri Amerika, n'abandi bari Australia n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Turabashuje. Ntibagiwe n'abavandimwe wanjye bari muri Norvège, nabo ndabashuje mu izina rya Yesu. Ubu buhamya rero ngiye kuba hano, ubuhamya bukomeye cyane, ni ubuhamya bugoye bw'impamo, ni ubuhamya bw'impamo. Ababyeyi banjye bapfuye bakurikiranyije. Byagenze gute rero? Ngiye kubaha ubuhamya bwanjye bw'impamo. Ngiye rero mugiye kubana, amazina yanjye ni Claude n'ubundi nk'uko nari bibabwiye, ubwo abaje ari bashyashya barabimenye. Wowe uri mushyashya mbabarira ukande subscribe kugira ngo video yanjye yose ujye uhita uyibona, kandi usharing iyi video, kandi no kuri ako karayike kari aho ngaho, Imana ibiguheremo umugisha. Ngiye rero tuvuka turi abana bagera muri batatu, nibo tuvukana ku babyeyi bombi, hari n'undi tuvukana kuri mama umwe, hari n'abandi tuvukana kuri papa. Murumva rero yuko turi abavandimwe benshi bagiye batandukanye. Rero Imana ijye ibaha umugisha. Ubu ni ubuhamya bwanjye bw'impamo. Twigeze kujya mu bukwe bwo kwa data wacu, hanyuma ni naho babahereyemo ubwo burozi. Tujya mu bukwe, turagenda turarya. Ndabyibuka igihe kimwe baragiye baduha ibiryo, hari habaye ibirori. Ndabyibuka baduha ibiryo, babiduhera ahantu hari mu karongozi. Urabona akantu k'akarongozi ukuntu nyine kaba kameze gutyo, kuriya kaba kameze, baduhamo ibiryo. Rero buriya reka mbabwire, ari mu birori usanga hari akavuyo, hari abantu benshi bagiye batandukanye. Urumva nta ntebe zari zihari, baduhaye rero ibyo biryo. Twebwe turagenda turya duhagaze. Ababyeyi bacu bari bahagaze muri ako karongozi barasangira, babahaye ibiryo byabo barasangira, natwe turasangira. Twari turi kumwe na mushiki wanjye mukuru Nkurikira. Ubwo rero ni ukuvuga ngo baduhaye ibyacu, nabo babaha ibyabo, barasangira, natwe dusangira n'uwo mushiki wanjye. Turarya turishima rwose, ibintu ari amahoro, nta kibazo, twumva yuko ari ibintu biri aho ngaho, nta kibazo n'ubundi. Turangije turamanuka, turangije kurya ibirori birarangira, turamanuka tujya mu rugo. Ndabyibuka igihe kimwe tumanuka, twamanutse ari nijoro cyane, tumanuka twibirangura mu mingoti. Hari ahantu nyine mu cyaro, nyine urumva nyine hari mu cyaro, ni muri za Huye, ni mu nce za Huye, hari za Butare. Urumva turamanuka turagenda. Muri icyo gihe ntago twari twakagira imidugudu myiza, hari mu cyaro nyine kibi cyane. Tumanuka twibirangura mu mingoti, tugeze mu rugo turaryama. Icyo gihe nta nubwo twanariye, ndabyibuka, ntago twigeze turya. Hanyuma tumaze kugera mu rugo turicara, bamwe bararyama, abandi bakora utwo bakora. Urumva hari nko mu masaha ya saa mbiri, urumva buba bwije, mu cyaro buba bwije. Turagenda twumva ko ari ibintu bisanzwe, nanjye nahise ndyama, twese turaryama. Hageze ku munsi wo kuwa kane, mama ararwara, bamujyana kwa muganga. Urumva nta nubwo yanarwaye n'igihe kinini, baragiye bamujyana kwa muganga ari kuwa kane. Ndabyibuka, ntabwo nabyibagirwa, hari kuwa kane. Bamushyira mu ngobyi, kera habagaho ingobyi. Baragenda bamushyira mu ngobyi, barangije baramujyana. Bakimugeza mu nzira barapfuye. Hari kuwa kane. Kuwa gatanu barabitangaza, kuwa gatanu ndabyibuka niho bamushyinguye.
urumva ni muri icyo cyumweru niho bahise bamushyingura ku wa gatanu. Tukimara gushyingura ndabyibuka bari gushyingura haje abantu benshi. Mama yari umukristo cyane, yari umukristo, yari umunyamasengesho, mbese ari umukozi w'Imana ku buryo nawe n'urupfu rw'iwe yari aruzi, gupfa kwiwe yari abizi. Ntabwo ari ibintu byari bimutunguye gutyo gusa ngo bimugwireho, ahubwo byari ibintu azi neza yuko ibyo bintu koko azapfa. Noneho rero papa ndabyibuka mama yapfuye yanzaniye ibishyimbo akajya ampereza ngo ndye, ariko birananira ndi kurira ndi mu marira. nawe urabyumva, niba umuntu narindi umwana mutoya hashize igihe, nawe urabyumva umuntu wabuze umubyeyi ararira bigenda nabi, urumva ari ibibazo bikomeye cyane. ndagenda ndiyakira ndavuga ati nta kundi nyine nabigenza, ndeka niyakire. noneho mama akimara gupfa numva byabaga ari ibibazo nyine. Papa nawe amukurikira ku wa kane, ku wa gatanu arashyingurwa. Nyumvira ubwo burozi abagome, abarozi batanga. Abarozi b'iyi minsi basigaye ari babi cyane, babahaye uburozi bukurikirana ku wa gatanu. Bwatekereza naravuze ngo ubu buhamya burakomeye, ndaje nzabuha inshuti zanjye zikunda kunkurikirana kuri YouTube no kuri TikTok. Imana ijye ibaha umugisha, ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha. Abantu tujya dusengana, naravuze tereka nzabahe buno buhamya. Tekereza tuvuye mu kababaro ka mama, nabwo turacyakarimo, hahise hiyongeraho n'undi mubyeyi nawe ahise agenda. Tekereza ibyo bintu, murumva atari ibintu bigoye, atari ibintu bikomeye. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane, kandi uwamurozi ari we data wacu. Ngaho nawe mbwira, ni umugome cyane ku rwego ruri hejuru. Tekereza umuntu so wanyu akurogera ababyeyi ubabure bagende bose, ubu nawe abaguhiga hasi no hejuru, abaguhiga. nuko twe dusenga turi abakozi b'Imana, dusenga Imana yagiye iduhisha, Imana yagiye itugenderera, kandi dufiteho n'umugambi mwiza. Natwe baba baraturangije, baba baratwisha, ariko Imana ikajya igenda iduhisha. Murumva ni ibintu bigoye, ni ibintu bikomeye cyane. Kubura ababyeyi babiri mu cyumweru kimwe ni ibintu bigoye cyane. Ku wa gatanu undi nayo ku wa gatanu, murumva rero ni ibintu bigoye. Kuva icyo gihe twahise dutangira twiganyira, dutangira twiheba, turavuga ati sema ibi bintu tuzabigenza gute, bizagenda gute? Ko ababyeyi bacu tubabuze, noneho tuzabaho duti? Ariko reka nkubwire aya makuru, nkubwire ngo igaburira inyoni n'ipfubyi ibasha kuzigaburira bigakunda, kandi ikanazambika bigakunda bikemera. Twagiye dusuzugurwa, turasuzugurwa. N'umuntu yajya anagucaho akagusuzugura, akajya kureba akakureba nk'ikimbwe haze, kubera yuko nta babyeyi ufite. Wowe ufite ababyeyi ujye ubakunda, wowe ufite ababyeyi ujye ubakunda, ubateteshe. Ntukajye ufata umubyeyi wawe nk'ikimbwe ihaze. Umubyeyi ni ikintu gikomeye. Umubyeyi mbese namugereranya nk'iki? wowe umufite ntukajye umufata nk'intuziraho, ahubwo ujye umukunda, umukundwakaze. Niba ufite n'ikintu ufite, umugurire nk'impano umuhereze. Ni umugisha kuba ufite umubyeyi. Kuba ufite umubyeyi ukwitaho ni umugisha. Hari abatabafite, ariko natwe twamaze gukuraho nta kintu. ubu ngubu isi nta kintu itatweretse. Twize ibintu byinshi, ariko nahise fata umwanzuro wo kuba umuvugabutumwa, nkajya nkwirakwiza ivugabutumwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko nkumva nabo nzabababarira. Murumva yuko ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Ubu ni ubuhamya bukomeye cyane. Wowe ubonye buno buhamya, mbabarira. Ubukwirakwiza ahantu henshi hagiye hatandukanye, bukwira isi yose, mu mahanga menshi agiye atandukanye babubone.
kuri YouTube mbese babusapotinge. Iyo waburebye ukabuhererekanya n'abandi bantu na YouTube irabusapotinga bukagera kure. Mbabarira rero ubusapotinge bugere kure, kuri subscribe, ubu sharing bugera ahantu kure cyane, inshuti zawe zose ufite. Kandi nkeneye inshuti z'umumaro, zaba ari izo mu mahanga, bari mu mahanga bavuye mu Rwanda bakajya mu mahanga, n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndagira ngo iyi video ibagereho. Nkeneye inshuti z'umumaro, nkeneye kuba nagira inshuti. Murumva nta muryango, abona nakisa ababyeyi banjye ntabo ufite. Murumva nkeneye famiye, nubwo ndi umukozi w'Imana nkeneye famiye. Mba ngira ngo rero iyi video muyisapotinga igende igere kure. Nzabazanira igice cya kabiri kubera yuko yishize video nini kuri YouTube, hari igihe itapfa kujyaho. Nzabazanira igice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye, kuko nagiye mu ivugabutumwa. Ese icyo gihe nabyahise bigenda gute? Ese byarangiye gute? Ese byagenze gute? Yishize video ndende ntabwo ibasha kujyaho. Rero kora subscribe wowe utarakora subscribe, kugira ngo igice cya kabiri cy'ubuhamya uzahita ububona. Murumva ukuntu situation yahise igenda. Ngaho rero tekereza ukuntu byahise bimera, byari ibintu bigoye cyane. Murumva rero musapotinge iyi video igere kure. Ndabakunda cyane. Shalom. Mwari muri kumwe n'umukozi w'Imana Claude. Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi.